yaranyandikiye arambwira ngo mufashe mukorere impano ishobora gutuma we n'umugore we bongera bakagirana ibihe byiza, mbese urukundo rwabo rukongera rukiyongera. ndavuga nibyo biroroshye cyane. ubwo niko kwita nangira negura iyo mpano, ngiye kubereka step by step. nawe ubaye wikorera ushobora gukora impano nk'iyi ngiyi umukiriya akishima. Gukanda kuri subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bitazajya bigucika. Aka kantu naragakunze cyane, iyi mpano narayikunze pe. n'iki kintu nakoze ndakishimira kubera ko cyatumye bombi kongera gukundana, biyumvanamo, mbese bongera bagaragarizanya urukundo, kandi urukundo rwabo rwari rwarasinziriye. rero nahise mvuga ngo reka mfate indi video mbereke ukuntu ibi bintu nabigenje. nta kindi kintu nari mfite uretse icyo gitenge, nakiguze angahe mu isoko bisanzwe, ntabwo gihenda, mfite n'udukarito. mpita mvuga ni rero reka, kuko ikenewe cyane, reka byaranje vuba vuba, ubundi tuyimukoreremo delivery. ubwo mpita nangira gutyo, ndafunga ikarito kugira ngo mbe nizeye ko hakomeye, mbese bitaza kuza kwangirika. ubwo nuko nguko rero natangiye nkora impano. nubikunda nawe wazabigerageza ukabikorera abakiriya bawe. nahise mfata mezire umuzenguruko w'ako gakarito, ndawufata wose, ndawupima, nkata igitenge bingana, ubundi mpita nkoresha kore isanzwe, ndazengurutsa hose, ngenda nomekaho igitenge. ntabwo nzi gukora impano pe, ndabyemera, ntabwo mbizi, ariko nzi ikintu abagore dukunda umugabo utwitaho, umugabo muganira, umugabo akumva amarangamutima yawe, akumva niba ubabaye, mbese dukunda umuntu pe udutega amatwi. nubwo impano ushobora kumva ukumva ni ikintu gitoya, ariko burya yerekana urukundo umuntu agufitiye. narakomeje ndahatiriza, ndavuga ni byibura aka kantu nagafungura aze kubona ari akantu keza, mbese kaze kuza kumushimisha. rero nawe niba utajya ugurira umugore wawe impano, nagushishikariza guhera ubu ngubu umugurira impano, umwereka ko umwitayeho, umwereka ko kwiyitaho ari ingenzi, apana kujya uvuga ngo umugore wanjye yaracupiye. ufata umufasha iki kugira ngo yongere ase kwa kundi mwahuye akiri umukobwa. jya umufasha. niba ubona umugore wawe yabyibushye, wenda ukaba utabikunda, ushobora kumufasha, wenda ukamujyana gym, ukajya mujyana. uyu mugabo rwose Imana izamuha umugisha pe. noneho nahise nangira mushyiramo iyi body wawe, amavuta meza atuma umubiri woroha. niyo nahise mwitiramo, afite na SPF 50, akurinda izuba, ni meza. mushyiramo n'isabune Revive body wash, nimushyiramo, ni nziza. niba ukunda kugira impumuro ugakaraba ariko ugasigarana impumuro itameze neza, iriya sabune ni sure deal. mpita mushyiramo n'agasabune kandi ko mu maso, agakrinsa. mpita nanamushyiriramo na foundation nziza y'abantu badashaka kuyaga mu maso cyane, kuko iri oil free. mushyiramo ni sunscreen imurinda izuba. shiramo n'amavuta yo mu maso, aya ngaya n'ay'abantu birabura bashaka kugira igikara cyiza kandi kitarimo ibiheri. ntabwo nari nzi skin color yiwe, niyo mpamvu
nashizemo tubiri, mushiramo n'ifesi wawe, yo niyo abantu b'inzobe bashaka inzobe nziza kandi itarimo amabara. Shiramo n'aka ga pink lips gahindura iminwa yawe ikaba pink, nako nkashiramo, mpita mushiramo hamwe n'aka ka lip balm, Bahari lip balm, kakurinda izuba, karinda iminwa yawe kuba yakumishwa n'izuba, kakayirinda gushishuka no kumagara. Nahise nkamushiriramo, ni keza cyane, ntabwo nari kubura kukamushiriramo. Ni ibyo ngibyo namushiriyemo, ubundi mpita nongera ndavuga ni kamukorere n'agakapu ko kuzabitwaramo, agakapu ushobora no gukoresha mu busanzwe ukagahahiramo. Nako njyaho rero pima iyo karito, nicyo kintu cyagikurikiye, gupima iriya karito nkareba ukuntu ingana, nyine nkakora agakapu kajya muri iriya karito. Ni biriya rero, reka nze nako tugakorane. Iyi mpano yanjye urabona wayiha amanota angahe? Ese wowe bayiguhaye wakumva wishimye, wakumva ukunzwe? Muze kumbwira muri comment, kandi ntuze kwibagirwa no gukanda kuri follow kugira ngo ujye ureba ibiganiro byacu. Okay, nahise nzana imashini, ndavuga ngerageze ndebe. Ntabwo naherukaga kudoda, ntabwo nibukaga n'ukuntu bashiramo iki, pasi yarananiye kuyishiramo pe, ndagerageza nyine ntabwo nabyibukaga, naherukaga kera ariko nari nabuze ni ngerageze. Naragerageje, ndavuga nongere nshireho bwa nyuma ndebe, shiraho ariko byarangiye bikunze, birakunda, nuko tuhita dutangira kudoda. Ndakeka kugira ngo video itaza kuba ndende nkarekera aha ngaha, nzabereka ukuntu twari tumeze. Murakoze cyane.